Ese wari ubizi neza ko iyo utazi ugana Google cyangwa se waba udasobanukiwe neza ukagana YouTube ikagusobanurira search yonyine? Iyi application yitwa Spring ya KineMaster. Ndavuga ngo iyi application itunganya video nk'izindi zose, ariko yo ifite umwihariko ku buryo ikora video yawe ukayishyiramo ishusho nziza. Niba yari video idasa neza ukayongerera urumuri, wamara kuyongerera urumuri hanyuma ukayiha amabara meza agaragara neza ku buryo ubona ya video yawe yabaye nziza cyane. Iyi application irabikora neza cyane ku buryo nawe rwose iyo video uyireba ukabona ko ari video itunganye. Reka rero nze mbereke uburyo iyi video ikora. Ubwo buryo video namaze kuyitunganya, giye kubereka uburyo yongerwamo volume. Volume turayongereye, hanyuma amara kongeramo volume ukajya hano ku rumuri, noneho ukongeramo urumuri rwiza. Akabanza ni ukongera urumuri brightness. Iyo umaze kongera urumuri bivuga ngo urareba neza, ukareba video yawe urumuri ifite. Wabona urumuri rurimo ari rukeya ukaruzamura. Ubu ngiye gushyiramo 25 ku rumuri. No ku zindi serivisi na control n'ingi contrast y'urumuri bijyanye na screen ku buryo iriwe bigaragara neza, mbese na vibrator ku buryo biriwe bigaragara neza. Hano uburyo uyirebamo, hana ni temperature, mbese ikigereranyo neza cyuko iriwe bigaragara na highlight hose ukahemeza ugashyira kuri 25 bitewe nuko video yawe imeze. Hari n'uzamura akaba yagize no hejuru ku rumuri rwo hejuru cyane bitewe n'uburyo video wayifashe. Video ushobora kuyifata itagaragara neza, ariko mu kweditinga ukayongerera urumuri ruhagije ku buryo iza kugaragara neza nkaho wayifashe ari kimeze. Ubu ngubu rero urabona urumuri tururimo neza cyane. Tugiye kugira gute kuyishyira noneho kuri telefone ku buryo nyine iyo iza kugaragara uko twayemeje. Ahangaho uhitamo uko uyigaragaza, uko video yawe izabingana capacity yayo. Ibyiza wayishyira ku 1080 niwo mwanya munini, ubundi bigaragara neza. Ikindi iyo ugiye kwa uploadinga video gutya hano, bagusaba kubanza kureba amatangazo yabo kugira ngo logo yawe, mbese ya application itaza kuza muri video yawe video isoza. Kugira ngo video yawe bari umwimerere, bigaragare ko ari wowe wayeditingiye nta bindi byivanzemo, ari wowe gusa wayikoreyeho, urabanza ukareba ya matangazo abiri, hanyuma yamara kuvaho video yawe gatangira ikabara nk'uko nguko bireba. Ubu video sasa twamaze kuyiha ibisabwa byose, iri kubara, irabari kuzura 100%. Yamara kuzura 100%, video uyikoresha icyo ushaka. Uhita uyishyira yaba kuri YouTube yaba kuri TikTok. Nivuga ngo video n'ubundi iba yamaze kuba iyawe bwite noneho, kandi wayitunganyije neza uko ubyifuza. Amajwi wayongeje, hanyuma wayihaye urumuri rwiza, mbese amabara yose wumva washyiramo. Wamaze kuyashyiramo, waciye muri buriya buryo bwo kongera urumuri rwiza ukarugabanya cyangwa ukarwongera. Iyi application iragufasha neza, igufasha no kuba wakora background iri kuri video yawe runaka, ushaka kuyihindurira indi background irabigufashamo. Iyi rero bahita Spring, nivuga ngo ni ya KineMaster. KineMaster yari ifite amaserivisi menshi, noneho harimo n'ayishyuzwa, hanyuma ibona yuko hari abantu bakeneye kweditinga video kandi biboroheye badasabwe kwishyura amafaranga runaka, aribwo yahitaga ikora iyi application yitwa Spring. Irakora neza cyane, ibyinshi ikoresha ni ubuntu, keretse wenda nibaza kubona ikenewe n'abantu benshi nabo bakongeramo iby'amafaranga, ariko iyi ngiyi iracyakora neza ku buntu. Rero ukeneye kweditinga video yawe, fatirana kare iyi application itagucika, kuko iri gukora neza cyane kandi irimo
serivisi nziza dukeneye mu kweditinga no kuba warafashe video yawe ukabona nta mashusho meza agaragara, ukabona yenda urumuri ni ruke cyane. Iyi ngiyi irabigufashamo ku buryo umuntu ayikora neza, ukabona iri gukora nkaho ari video yafatiwe ahantu heza neza. Urabona video yacu iri kubara igeze kuri 35 kandi ntago itinda cyane. Gutinda gutya no kugira ngo video yawe n'ubundi ize ifite umwimerere, atari yayindi pozinga izamo utuntu nyine tw'utubazo. Aba ari ukuyitunganya neza kugira ngo itaza kugiramo ibibazo, kandi ibintu n'ubundi byihuse murabizi bipfa vuba. Ibintu byihuse abanyarwanda nibo bavuga ngo iyihuse ibyara ibihumye. Niyo mpamvu rero ibintu byose iyo bitinze ari byo bimara igihe kandi biramba. Rero iyi application ntibacike rwose, iyi ni y'ingenzi. Nanjye bagenzi banjye nabonye yuko abantu dukorana umunsi ku munsi iyi application bayikeneye. Mukomeze muryoherwe.